nemereye ubwenge bwanjye ko ntazareka ubugome ngo bunzibe amatwi. Sinanga kubabarira, sinanga kwiyunga, sinanga gutuza, sinanga urukundo, sinanga amahoro. Nshuti namwe bakunzi ba Radio Umucunguzi, ijwi ry'urugaga ruharanira demokarasi no kubohoza u Rwanda, twongeye kubasuhuza. Muri ikiganiro cyacu cya none turagaruka ku matora azabera mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa 8 2017. Turazana none kongera kugaruka kuri iyi nteruro ikunzwe gukoreshwa aho tuvuga tuti umucunguzi ni rubanda. Ese rubanda ninde? Umucunguzi ninde? Kuki dukomeza gukoresha iyi nteruro ivuga ngo umucunguzi ni rubanda? Ibisobanuro turaza kubihabwa muri iki kiganiro. Turaba turi kumwe na Pascal Manirakiza muri Suwede, uza kudusobanurira ibyerekeranye n'iyi nteruro ngo umucunguzi ni rubanda. Hanyuma tukarebera hamwe ibijyanye n'amatora azabera mu Rwanda mu kwezi gutaha mwaka wa 2017. Nshuti bakunzi ba Radio Umucunguzi, rero nkuko nari nawe basezeranije ko muri iki kiganiro turaba turi kumwe na Pascal Manirakiza muri Suwede, kandebe ko yageze ku murongo wa telefone noneho nkuko dusanzwe tubigenza, ubwo arasuhuza abatwumva kandi abibwira. Pascal Manirakiza, niba utwumva, suhuza abatwumva kandi ubibwire. Komere cyane Evariste umunyamakuru, ndabasuhuje cyane izina rya bagenzi banjye, ngo niyo kanye ho gusuhuza abandi bavandimwe bose aho bari hose ku isi, abanyarwanda bose by'umwihariko rubanda aho bari hose, ndabasuhuje. Murakoze. Murakoze cyane kuri uyu mwanya mwageneye Radio Umucunguzi n'abakunzi bayo. None ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu kigezweho muri iki gihe, ko hari amatora mu Rwanda mu kwezi kwa 8 uyu mwaka wa 2017. Ese abanyarwanda biteguye amatora ate? Ko hari amakuru tugenda tubona, hari abavuga ko amatora mu by'ukuri ari kinamico, hari abandi bayategerejeho impinduka, hari naho na Perezida wa Repubulika nyir'ubwite yivugiye ko ikizava mu matora akizi. None abantu bakibaza bati muri rusange aya matora ahagaze ati? Niki wasangiza abumva Radio Umucunguzi kuri iki kibazo? Ubundi muri rusange icyo nabasangiza ni iki, nta gisa kirimo, byose ni bisanzwe, keretse abatarigeze bakurikira FPR cyangwa se ngo babone bakiyicarira gusa bakarebera ntibabiha agaciro. Ariko ubundi iki si ibintu bisa bibonetse, kubera ko uburyo FPR iteye, FPR ni ubutegetsi bw'igitugu. Hari n'ubundi butegetsi bwabanjirije FPR bwakoraga nk'uko ikora. Hari uko twabonye bwategetse, hari uko twabonye bwarangiye. Rero burya nta gishyashya kiza FPR izakora kintu icyo ngicyo. Usubiye inyuma nko mu mateka, niyo mpamvu nkunda Marcus Garvey. Amateka ni umushorera wacu, amateka ni umuyobozi wacu, amateka ni buri kintu cyose kuri buri civilisation yari yose. Kuko ibi ngibi biri kuba uyu munsi ku Rwanda byabaye mu Burusiya mu gihe cya Stalin, byabaye mu Budage mu gihe cya Hitler, byabaye muri China mu gihe cya Mao Zedong, ni ibintu byabaye muri Ethiopia kuri mu gihe cya Haile Mariam, ni ibintu byagiye biba mu banyagitugu bagiye babaho, nibyo biriho mu kuba mu Rwanda. So rero ngewe ubusi no kubyita amatora birangora cyane. So ubundi ni nka comedy cyangwa se ikinamico, kuko ni ibintu bagiye bakoze babikora kwaho muri FPR. Ubu ngubu babizanye nyine kubishira kuri stage kubikina, ni ikinamico bakoze, ubu baje kuyerekana nyine uko bayikina, nta gishyashya kirimo. Murakoze.
none ko uvuga uti nta gishyashya kirimo kandi abantu barebera kure ibi bintu ko bafite ukuntu babibona ku buryo butandukanye, abantu baravuga ati mu Rwanda hari amatora ateganijwe, hari n'abakandida, yewe hari umukandida watanzwe n'ishyaka rye, hari n'umukandida wigenga. Abantu bavuga ati se aho ntimwaba mukabya, ahantu bakaba ari demokarasi ko abakandida bahari kandi bakaba bari gukora campaign. So ntaragaruka kuri abakandida, reka uvuga ngo bishoboka bite ko mbona hari abakandida, hari ibiki, hari iki. So nkuko navuze nyine ni ikinamico ni ikinamico bakoze, ubu ngubu baje kuyishyira kuri stage kugira ngo bayimurikire rubanda n'amahanga. So ariko ngarutse kuri ibi, wenda mpamvu wowe nta gishya kirimo, urebye na mbere y'amatora, na mbere yuko tumenye ngo FPR ngo izatanga Kagame nk'umukandida, hari abantu benshi bagiye batanga ama interview. Urugero nka General Kayumba yaravuze ati Kagame azahindura itegeko nshinga, umenya hari mu 2013 yaravuze ati Kagame azahindura itegeko nshinga, Kagame ntabwo azahava. Ni umuntu wabaye umugabo mukuru w'ingabo, abayobora ibintu bikomeye nk'iperereza, ibiro bikomeye nk'iperereza. Of course yarazi neza Kagame cyari cyo, yarazi neza FPR uko yariteye. N'abandi bantu rero bari bazi kurebera ku bihe, bari bazi amateka bakayakurikirana, bagendaga batanga berekana uburyo FPR imeze nuko izaba. Buryo ubu ngubu nta gitangaza kirimo. Ngewe uyu munsi nshobora kwicara uyu munsi nkavuga nkakubwira uko FPR izaba imeze mu myaka 10 n'ibikiriho, nkakubwira aho u Rwanda rugiye kwerekera, ko nta gitangaza kirimo. Uko niyo burya nubona igiti ukabona igiti nikipera, utategereze ko kizera amapera, ntugategereze ko gishobora kwera amacunga cyangwa se izindi mbuto ibipayi cyangwa ibindi. Burya n'igiti na bya biti byose ubona bitera imbuto nziza nuko nyine naho cyaba kikishibuka urakireba ukabona ukuntu cyitwaye, ukakireba uko cyitwa ukavuga uti so ibi ngibi nuko bizagenda. So naho tugarutse kuri bakandida, regime ngizi ni ubushize nabivuze, zigira abantu bazirinda, zirindwa n'amahame yaza bakomeye. Muri ayo mahame yabo nka FPR ifite ikintu cyitwa ikinyoma, wenda n'iterabwoba n'ibyishira imbere. Ikinyoma gikoresha ryari? Ikinyoma gikoresha ishaka kwereka amahanga, ikinyoma ikagikore kuko twebwe abanyarwanda ubu FPR ntabwo tubeshya. Oya ntabwo tubeshye kuko twe tuzukura, ahubwo ikinyoma gikoresha ishaka, twebwe dukoresha iterabwoba. Ikinyoma gikoresha ishaka kwereka abanyamahanga ko abanyarwanda bayikunze, ukabona abantu nka Kagame baragiye bahagaze hariya, abaturage baje bakubitwa, baje bagira bate, akavuga ati murankunze, abaturage bakuma mashi kubera ko nta kundi guhitamo bafite. So rero muri ibyo bintu bagiramo abantu barongera bakagira iterabwoba ni ryarindi bashira ku baturage ku buryo nta muturage ushobora kuvuga ati ngewe iki si cyo cyangwa se nicyo. Abaturage bagahora bakora ibyo bababwiye nta guhitamo bafite. So noneho muri icyo kintu cy'iterabwoba havumbukamo abantu, hatangira kuba mu abantu babiri, abantu umwe arahaguruka akavuga ati no ibi ntabwo ari byo, hakabamo n'undi uri weak coward, ikigwari muri bo, kigenda kigapfukamira ubutegetsi, kikaburamya uko buje kose. Gishobora kuburamya mu buryo butandukanye, gishobora kuburamya ngo ukora ibyo, burya no guceceka ubundi no guceceka mu bihe ngibi nukuramya ubutegetsi buriho n'ubugambanyi. Ubundi gende ko byita ubundi guceceka byonyine muri ibi bihe n'ubugambanyi. Hari abaza bakagambana, abandi bakaza bagakeza ingoma bakayiyoboka kugira ngo ibahe amafaranga no ku bindi byose, kuko regime nziza kenshi usanga arizo zifite economy mu maboko yazo. Uzabibona ko mu Rwanda ubu ngubu ikintu cyose ni FPR. Umunsi umwe nandi muvugana n'umuntu twariganye muri construction, arambwira ati ubu ngubu sinshobora kubona n'ikiraka cyo kubaka, kandi yarangije kaminuza muri civil engineering. Arambwira ati sinshobora kubona n'ikiraka kubera ko ubu byose ni FPR, ikintu cyose ni FPR. Rero aho ngaho hagomba kuboneka abagabo banyaho bahaguruka bakavuga bati sibyo, cyangwa se bakavuga ngo ntabwo ari byo. Rero n'abari abakandida uko babona, urabona ni abantu haje abakandida ubundi bane, wenda ndavuga Mpayimana, Ntuza, Habineza, haza Mwari Rwigara na Barafinda Segikubo Fred.
muri abo ngabo harimo abagabo harimo abantu babiri bari batandukanye nk'uko babibonye. Harimo mwene data na Diane, abantu bari bahagurutse bavuga ngo bafite ukuri, baje bapfukamiye ukuri, baza bemera guca bugufi ku kuri, bemera kukurwanira, barahagarara ku kuri. Haza n'abandi bagabo bari baje biteguye nyine gupfukamira umwami n'ibisonga aribo Kagame na FPR, gupfukamira ubwo bwami. Urabona ko no byahise binitandukanya mu gihe cyo kwemeza abakandida. Bamwe bagiye ukwabo n'abandi bagiye ukwabo. Abagomba kuramya ingoma babashize ukwabo, n'abandi bari bazanye ukuri batashaka kuramya ingoma bari bazanye ukuri babashira ukwabo, barababwira mwebwe nta mwanya mufite. Nuko nguko byagenze muri rusange, nta kindi gishyashya cyabaye uretse ko icyo nabwira abantu mu kwitegereza gusa bakareba kandi bagasoma no mu byabanjije iyi regime, kuko siyo ya mbere bayiho ifite amaraso ku biganza ikananiza abaturage bayo. Nuko nguko bimeze muri rusange. Murakoze cyane ku bisobanuro mutanze, ariko nanone hari amakuru menshi n'ibiganiro byinshi bigenda bihita abantu bavuga bati opposition ni weak, opposition ifite intege nke. Ese igira intege nke kubera iki? Ni ukubera ko habuze abantu b'abagabo nyabo bahaguruka, kuko mu Rwanda bavuga ko hari amashyaka menshi ariko hafi ya yose yemeje umukandida wa FPR. Byumvikana bite ko amashyaka yita opposition yemeza umukandida umwe wa FPR? Ese kuki adahitamo kuyoboka iryo shyaka ahubwo akemeza umukandida wabo? Sinzi umuntu umwe muri mu biganiro bishize ni generale Habyarimana Emmanuel yaravuze ngo hari ikintu bita baringa. Leta nkiriya ikoresha ikintu bita iterabwoba, iyo terabwoba rikayemeramo ikindi kintu nakwita baringa, cyo na generale yavuze, ku buryo ishobora warabibonye ugasanga tuvuge wenda hari abantu bazana ugasanga bazanye umudepite nka Bamporiki, ugasanga bafasha umuntu nka Rucagu cyangwa se bafasha n'undi muntu b'abantu babaringa. Rero no mu mashyaka birya birenga FPR bikagenda bikarenga imipaka, ugasanga byageze mu mashyaka, ugasanga hajemo nk'amashyaka ngo ni za PPC, ugasanga ni za n'amashyaka utamenya nuko ateye, ugasanga bazanye nkaya nka za PS imbera kuri, ugasanga bararifashe bararisenye bagakuramo baringa izabahagararira, ugasanga bagafata nka za PSD na za PR. Urabiza aho ari amashyaka akomoka ntabwo ari kuri yahoze, yari amashyaka ahagarara. Ndibuka nkanjye muri 2003 2010 niko nibaza 2010 nangira umusore mutoya kubera ko ngewe n'ubundi nabonaga FPR naringi, kubera ko ngewe FPR nagize umugisha wo kwimenya neza, numvaga iteka ryose ngomba kuba umuntu unyuranyije nayo, kuko nabonaga ibyo ikora atari byo. Icyo gihe nabaye mu bantu bamamaje PSD twigeze gukora inama mu Ruhengeri. Nari umusore mutoya cyane njyanwa ni nk'ibintu biba biri mu muntu gusa, kuko nari umusore mutoya nibaza ko ntari namfite capacity yo kuba nari hariya. Ninjye mu bantu ninjye nyine wambaraga imyenda ya PSD wakoraga ibiki. PSD uko yari iri nibura kiriya gihe ashobora guhagarika atanga n'umukandida, ariko uyu munsi ho kubera ko ibintu bigenda biba bibintisha, ubu nawe yahise babaringa burundu, kubera ko abantu bose bari bayigize abatarahunze bashizweho iterabwoba, abandi basigaye bahisemo guceceka baraca bararumira. Niko FPR iteye, kuko FPR uko ura leta z'ibitugu uko igenda imara igihe kinini, niko igenda igira ingamba zikomeye no guhutaza abantu. Buriya ntutangazwe ko wenda imyaka 7 Kagame nayimara, nyuma y'imyaka 7 ko nta wundi muntu uzaba uhari, cyangwa se ko nta n'amatora azaba. Nuko nguko bigenda. Hari igihe buriya FPR abantu nibandi bayiretse kaguma gutya, hari igihe amatora atazaba. Hari igihe Kagame azavuga ati ngiye mbaye umwami, mbaye umutegetsi w'ikirenga, nta kindi kintu amatora kivuze, nta nubwo tuyakeneye ko abaturage bose baragenewe. Nuko nguko usanga bimeze. N'abariya rero barabakandida n'abantu baraho. Nagwa nk'urugero, urabona amatora agitangira babuza abantu
umuntu akagera kwiyamamaza akabura n'umuntu n'umwe mu gihugu cya miliyoni 11 akabura n'umwana uhagera ngo yumve ikintu umuntu avuga uri n'ibintu bitabaho urebeye naho umuntu yaba ameze gute naho yaba yanzwe gute ntibishoboka ko umuntu abura abantu muri miliyoni 11 n'aba bandi baje kwirebera wenda badafite gahunda ukabona umuntu aragiye bakamubwira ngo ntabwo uriyamamariza ahangaha kubera ko Perezida Kagame nawe ari uhaza ahagarara ntabwo wemere kuhagarara ukabona aracecetse nta kintu avuze akabyakira so urabona niba abantu nyine bagenda yasama babwira ngo asama nshire mu kanwa akasa mugacira mu kanwa ngo mira akavuga turakoze ndagushimiye so nabo ngabo nyine nibo bakandida bari hariya nta urebye ntagishya urabona abantu barabikritika cyane FPR ubu ngubu bisigaye baha abantu isigaye ifata abantu ngo mwige mugene mushigikire barijya so ni ibintu ni FPR yonyine ubundi ni FPR yonyine nta bandi bakandida kuko urede na Perezida Kagame yavuze nk'uko mwatangiye muvuga bisaba mu matora birazwi nta ariya iriya ni kinamisho bagiye gupresenta imbere kuri stage nta kindi gishyashya kirimo murakoze murakoze cyane none ko bimeze gutyo abanyarwanda bakaba barashizweho iterabwoba rirenze ry'abantu batekereza abanyarwanda bakaba bajyanwa muri stade muri campaign ya Kagame ku ngufu abanyarwanda bakaba badashobora kwinyagambura nta rw'inyagamburo bafite byagenda bite ni igiki abanyarwanda bakora kugira ngo babashe kwikura muri ibi bihe barimo ubundi hari ikintu ngiye nkunda kuvuga iyo nganira n'abavandimwe banjye kuri uru rugamba bakareba kuntu rukomeye hari benshi barureba bakavuga ngo harimo umuntu tumaze imisi tugirana ibiganiro yarambwiye ngo nibyo kuko FPR ni ishyaka ry'iterabwoba ariko byarenze haniro ko nta kintu umuntu yakora ambwira ingingo nyinshi nanjye ndebeye inyuma mu mubiri nabona ko ari byo ariko icyo nakunda kuvuga buri gihe ntabwo iki kibuga dukinira marito twagitangije turakirira mu kibuga abavandimwe bacu bakiniyemo bashaka ubwigenge cyari ikibuga cyari gikomeye ntibari bafite n'uwo bafatiraho urugero turakinira mu kibuga Mandela yakiniyemo mu ivangura turakinira mu kibuga Martin Luther King yakiniyemo turakinira ku kibuga yemwe nawo muri Bibiliya ba Yohana umubatiza bakiniyemo na ba Yesu bakiniyemo ni ikibuga nicyo kibuga dukiniramo uyu munsi si ikibuga twebwe tuje ngo tuguyemo gusa nicyo kintu ngeneye ngo bavandimwe bacu bumve ko iyi situation turimo si umwihariko ku Rwanda hari abantu babibayemo basankara babibayemo barumumba babibayemo ba Mikali Cabral babibayemo basisurusi muri Afrika y'Epfo babibayemo ahantu hose ku isi ahantu hose muri Afrika abanyafrika benshi babibayemo bashaka ubwigenge abandi barwanya bagashaka buhake abandi barwanya ubutegetsi bw'igitugu bw'abavandimwe babo babashizemo ibi ni ibintu byabaye ahantu hose ni ngombwa abantu rero bafata igihe bigire kuba babanjirije kuko nta gishyashya tuzavumbura burya nta na kimwe nta gishyashya nge nemera ko tuzavumbura kuko izi struggle zabayeho wena naguha urugero kandi urugero bavandimwe banjye tanga urugero ahangaha muri Afrika y'Epfo natanga urugero wenda mu 1945 Mandela yarakira umusore mutoya arangije kwiga icyo gihe yarari muri kaminuza muri Afrika y'Epfo cyari gikomera abirabura muri Afrika y'Epfo baravangurwaga bikomeye noneho abazungu babavanguraga nibura bo hari akantu k'umuntu bari bafite ko bemereraga abirabura bakeya kujya mu tuntu runaka dutoya bakabemerera amafakulite runaka bashobora kwiga makeya cyane ariko nkabera nk'ibijyanye na juridique ntibashoboraga kugeramo ndi kuko muri juridique harimo Mandela Oliver Tambo n'abandi bakeya nk'abatandatu nibo bari barimo ubwo baturukaga mu miryango ikomeye y'abirabura yari muri Afrika y'Epfo so noneho hari ikintu cyabaye muri 1945 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi muri 1940 na kangahe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi amatora yabaye ntago nibuka neza ariko ni nyuma ya 1945 myera yabaye muri 1948 amatora amaze kuba
habaye iki? hari ishyaka ryitwa Nationalist Party, ishyaka ry'abandi bazungu batari abari bafite ubutegetsi icyo gihe, ariko ryari rifite amahame akakaye cyane kuruta ryarindi. Ariko urebye neza usanga yose yaramwe, ariko ugasanga harimo abantu batagiye bahuje ibitekerezo. Noneho ayo matora kiba, amatora yararangiye, bavuga ko iryo shyaka ryari rifite amatwara nk'aya nazi, kuko byagenanaga n'ibimenyetso bya nazi by'abanazi. So iyo yaravanguraga bikomeye cyane birenze, hari mu 1948. So noneho umunsi umwe Mandela yararimo agenda ava mu nama muri ya ANC ari kumwe na Oliver Tambo, bari mu nzira. Noneho babona ikinyamakuru, babona ngo Nationalist Party yatsinze amatora. Mandela ngo yarahindukiye, niko muri story mu gitabo bavuga, yarahindukiye areba Oliver Tambo acitse intege cyane, kuko uyu munsi hari abanyarwanda bari bategereje ngo bari bibaza ngo FPR nibura tuzayikira ku matora, Kagame tuzamukirira kuri ariya matora, nibura ntazongera kwiyamamaza. Ati none arongeye. Rero Mandela nicyo cyamubayeho, yaravuze ati twari dukandamijwe, none abashaka kudukandamiza birenze uko twari tumeze batsinze amatora. Yibazaga ko bizagenda, ariko hari igisubizo, hari ikintu nkundira Oliver Tambo yavuze muri icyo kintu. Oliver Tambo yaramurebye, aramusubiza, aramubwira ngo it's all right, nta kibazo. Amubwira amagambo akomeye, aravuga ngo ubu ngubu tuzi umwanzi wacu ari we, kandi igikomeye cyane kuruta ibyo, ubu ngubu tugomba kumenya aho duhagaze. Ubu natwe tumenya aho duhagaze. Natwe rero igikomeye suko bimeze gutya ku Rwanda, suko Kagame ashobora gufata iteko nshinga akarigidoderaho, n'amategeko ubwe yaremye ntashobore kuyakurikiza. Igikomeye suko yica abantu bacu, igikomeye suko igihugu yakigizemo ibihugu bibiri, hakaba harimo igihugu cy'abakire n'icy'abakire. Hari abatekwiye gukanira umujyi wa Kigali, hari abana bajya mu mujyi wa Kigali ku muhanda kubera ko babuze aho baba, bagatwikwa na essence mu kiraro. Suko adusanga ku mahanga akaturasa, suko afata umuntu harwisereka akamuca umutwe, suko afata umudamu nka Ingabire akamufunga, akamwita amazina mabi cyangwa se akamwita ibyo yishakiye. Suko udafite uburenganzira bwo gutora mu gihugu cyacu, umuntu agahagarara ngo amatora yararangiye. Suko ari ishyaka rimwe. Ikibazo gikomeye nuko tutazi aho guhagarara. Abanyarwanda nicyo nababwira abavandimwe banjye, ikibazo gihari gikomeye, so pressure ya Kagame, kuko Kagame turamurusha imbaraga. Ikibazo gikomeye twebwe ntabwo tuzi aho duhagaze, ntabwo dufite position duhagazemo, ntabwo tuzi ibihe turimo. Murakoze, nicyo navugaho. Murakoze cyane kuri ibyo bisobanuro mutanze. Bwa uti ikibazo si ibyo Kagame akora, ikibazo si ibi byose twirirwa tuvuga, ahubwo ikibazo ni twebwe ubwacu tutazi aho tugomba guhagarara. None ko iki ari ikibazo gikomeye cyane, kandi twaba dufite amashyaka arwanya ubutegetsi akorera hanze, tekereza ko yo areba ibyo abantu bari mu Rwanda batabona, kubera ko abantu bo mu Rwanda bariho ubutegetsi bubari hejuru n'inyundo, bashobora kuba hatari ibyo batabona neza, cyangwa se hari uburyo kwinyagambura byabagora kurusha aba bantu bakorera politike hanze. Hari message ufite wabaha? Ubundi muri iki gihe buri muntu wese nigiye nibihe bikomeye, nibihe buri muntu n'imbaraga za buri muntu wese zikomeye zikenewe, kandi natwe tugomba gufata ibyemezo bikomeye ku bwacu, kuko ari ikintu Gavi yaravuze ngo Imana cyangwa se situation yatugize na situation nibura byatugize ukungu twebwe turi, ariko aravuga ngo ni twebwe twenyine na n'ubundi tugomba gufata icyemezo cy'ahantu dushaka kujya. Ahantu dushaka kujya rero tuvuye muri literabwoba hasaba determination.
hasaba guhuza umutima uri mu gihugu afite ibyo ashoboye n'uri hanze afite ibyo ashoboye, ariko cyane abari hanze nta kindi kintu tugomba gukora. Ikintu bita Kagame, kuko we Kagame afite amafaranga, afite ekonomi. Mu by'uko afite ekonomi, afite abasirikare benshi, kubera ko amafaranga yose y'igihugu ayabahemba akora ibyo gutyo, ariko ntabwo turusha imbaraga. So rero twebwe icyo dukeneye gukora ni uguhuza umutima, tugahura. Iyo abantu bahuje burya nta kibananira. No mu Kinyarwanda aravuga ngo abishize hamwe nta kibananira. Kabishwe dufite n'ikintu gifatika turwanira, dufite n'icyo twasobanurira abari abavandimwe bacu bafashwe bugwate na leta ya FPR. Dufite ibyo kubabwira kandi nabo barabibona. Ahubwo haba hakeneye abantu, hakeneye ba lideri bahaguruka. Burya wenda nko mu Rwanda kugira ngo abantu babone ubwigenge, bariya bakayibana na bagitera ntabwo bivuze ko bumvikanaga burya n'abantu bose. Oya, ko ntabwo byari bikomeye kuba bagera ku baturage bose bari mu Rwanda, ariko bo barahagurutse baravuga bati tugomba kubohora abantu bacu, dupfe cyangwa se tubeho twigenga. Noneho kubera ko abantu bari basanzwe bafite icyo kintu cyababagaho, ariko barabuze umuntu ubahagurutsa, biba amahire, abantu bose bahita babyumva, baraza barabafasha, abantu bose babyibonamo. Tubona ubwigenge, twibohora ingoma ya cyane ya gikolonize, abantu baribohora. So rero natwe uko byagenda kose ntabwo tuzabyumva kimwe, ariko abantu babyumva kimwe nabaha inama yo kugira ngo bahaguruke, berekane uruhande rwabo, bapfe cyangwa se bakire. Ngombwa ko abantu bahaguruka. Wenda nkaza nko muri 50 muri revolution ya Cuba mu gihe cya Fidel Castro na Raul Castro, muri revolution yabo niko byagenze nabo. Nuza uriya General Batista muri Cuba yavuze ko nta matora ahari, biba gutya nk'uko bimeze, avarika amatora. Burya nta tandukaniro n'ibi, kuko already bizavuga resulta zirazwe. Kagame ni uzaba president n'amanota menshi, ibyo birazwa zihaye ashatse, ibyo ni ibintu bizwe. Ikintu bakoze ni iki: Fidel Castro baragiye batera ikigo cya gisirikare, Fidel Castro baramufata n'abandi benshi barapfa, baramufunga. Ari muri koti yaravuze ngo, yavuze ijambo rimwe avuga ngo amateka azandenganura. Nyuma yaho Raul Castro yarahunze ajya muri Cuba, asura ajya muri Mexique. Ageze muri Mexique ahura na Che Guevara. Amaze guhura na Che Guevara, nyuma Raul Castro na Fidel arafungurwa. Bagezeyo bakoze iki? Kuko abaturage bari muri Cuba bari bakanuje kandi baricwaga, ariko byari bigoye kuba wagera mu mujyi wari wageraho ukagira ikintu babwira muri kiriya gitugu cya Batista, cya General Batista. So ikintu bakoze, baravuze bati twebwe turagiye. Bafata abasore bagera muri 80, ni ku gitabo kivuga. Bageze ku nkombe, basanga ingabo za Batista zirabategereje, zabishemo abagera kuri 60. Abandi bari basigaye bagera muri 20, barazamuka bajya mu misozi ya Sierra Maestra, batangiza urugamba. Icyo gihe byaraboroheye kuko abaturage baravugaga bati nituva kuri Batista turagenda mu mashyamba duhure na ba Castro, dukora ikintu cyabohora igihugu. Ariko mbere yaho, kubera ko abantu batari bafite ahantu bajya, ntabwo bashobora kugira ikintu bakora na kimwe, bagomba kuguma ku ngoyi. Iyo hataboneka abantu bahagarara bakavuga kugira ngo abaturage babone aho bajya. Rero nanjye nicyo navuga, nk'abantu bari hanze by'umwihariko bagomba kugira ahantu bahuriye, bakagira ikintu bapfunditse, ku buryo n'umuntu uri mu Rwanda, ko mu Rwanda biragoye kugira ikintu umuntu yakoreramo, ku buryo n'umuntu uri mu Rwanda avuga ati hari abantu, naho navuga haleluya, hari abantu bari hanze bahita bose bavuga ngo amina. So ku buryo haba abari hanze bakora ikintu gikomeye, kuko bo bafite umwanya wo kubikora, bafite yemwe n'uburyo bwo kuba babikora. Noneho n'abari hariya bagaprofita. Nacyo burya Castro yakoreye abanyakiba, yabahaye, we yarahagurutse nk'umuntu wari hanze muri Mexique, ashaka abasore b'abarwanyi, kubera ko yagomba kubohora igihugu, akora ibyo agomba gukora, araza. Navuze ngo iki kibuga nicyo batubanjirije, ni nacyo burya cyatumije Afrika yigenga.
nuko bari abantu barumuma bagiye kwiga hanze, bari aba Kwame Nkrumah baragenda, bari aba Mikali Kabrari baragenda, bari ba Jomo Kenyatta baragenda, hagenda abantu batandukanye bari bavuye muri Afrika, ura perezida wa Cote d'Ivoire izina rye ntabwo ngibuka, bagenda hanze, baragenda bariga, bamaze kwiga baragarutse, bakereye akantu gatoya katumije abaturage babona ahantu bahagarara, kuko burya bataraza abaturage b'Abanyafurika ntabwo bari bafite ahantu bahagarara, ariko bakeneye abarida, abantu bahagarara bagakomera bakabwira abantu. Ariko akenshi kunda kuvuga kubera ko abo bantu akenshi kunda bakundi siraho nkiza kenshi abantu nk'abo bakunda kuba sacrifice, bakunda kuba ibitambo, bakunda kuba sinzize kuntu babitse kuntu nabita, bakunda nabyita ko bakunda kuba ibitambo bya struggle. So rero niyo mpamvu ntekereza ko wenda amashyaka yo hanze atagira ahantu ahurira, kubera ko harimo abanyabwoba benshi batagomba kugira icyo batangiza, batagomba kugira ikintu bakoze, cyangwa se bavugira politiki za munsi y'ibitana y'amashyaka kuri Facebook na Skype na za computer, hahandi aho ngaho niho bakinira politiki, ni nacyo kigorana cyane. So ariko abari hanze niho bakwiye kuba bamurikira bari mu Rwanda, kuko abari hanze barasobanukiwe, bajya mu mashuri y'ubwisanzure bakisanzura, bakora ibintu byose, banajijutse deje nge niko nemera, barajijutse cyane kuruta bari mu Rwanda, kuko bari mu Rwanda bafite access batagiraho twebwe bari hanze dushobora kugeraho. So ni ngombwa rero twebwe tugomba kuba nakwita ko tugomba kuba itabaza ryabo, niko nakwita. Murakoze cyane. Ndumva ubutumwa abayobozi b'amashyaka ya politike, abo ba leaders barakenewe, bakwiye gukura politike zabo kuri Facebook cyangwa kuri za mudasobwa, bagakora politike ijyanye no kubohoza igihugu, ijyanye n'ubwitange. Ntabwo ushobora kuba umuyobozi w'ishyaka rya politike ukorera munsi y'igitanda ngo rizageraho rigeza abanyarwanda. Reka dukomeze ku yindi ngingo ikunzwe kuvugwa cyane. Ariko sore ntararangiza aho ngaho, hari akantu nibutse nakongeraho. Ibintu urabibona by'abantu bakorera wavuze ngo opposition week. Uri ikibazo gihari na leta FPR irabizi. Hari umunsi umwe narimo no kiganiro General Habyarimana yavuze, avuga umuntu wabajije Kagame aramubaza ngo ariko ngo ko mbona abahutu bakandamije batangiye kwicwa mu gihe cy'imfu z'abasendashonga, barizinde ifungwa rya babiseruka, n'ibiragiye kigenda rya basebarenzi, n'abandi bantu bari abademokrate cyangwa se bari abantu bumva igihugu kigomba kubaho ari cya bose. Noneho ngo umuntu yaramubwiye aramubaza ngo kumbona abahutu icyo gihe nibo bari basana abatutsi, icyo gihe ntibari batangiye guhunga no kwicwa. Icyo gihe byari ibihe by'abahutu babandi bagiye muri FPR n'abandi bantu ba rubanda bari ku misozi, babandi bigamije kugira imiryango yacu yatikiraga. So ngo yaramubashije ko abantu bice kandi cyangwa se ukabona bakandamije, umunsi bazakugarukana bizagenda bite. Yaravuze ngo niba mpagurukana ngo nzahunga, ariko yaravuga ngo ariko ngo ntasho ry'imbwa ribaho. So urabona natwe uko twitwara, uko position yitwara, bituma n'umwanza bimenya akaba agatangira kishonga kura ngo ntasho ry'imbwa, kubera ko azi ko nubwo opposition ni benshi, abakandamijwe ni benshi, ariko ntacyo bashoboye, ntacyo bakora, kuko nabo arabizarika ko amashyaka aba kuri Facebook, nabo arabizi ko amashyaka aba kuri WhatsApp, no kurirwa abantu baterana amagambo ku bintu bitashinga, barwana hagati yabo. Nawe ibyo ngibyo arabizi, rero ibyo ngibyo ni kimwe mu bitinza umwanzi umurindi. Murakoze cyane. Hari akantu uvuzeho uvuga uti byari bimeze gutya, ariko ati n'aba rubanda nabo bakandamijwe n'ibiki cyangwa bicwa. Aha ndagira ngo ngaruke kuri iyi nteruro dukunze gusanga mu binyamakuru byinshi, aho bavuga bati umucunguzi ni rubanda. Ndakeka iyi nteruro tuvuga ngo umucunguzi ni rubanda ikunze gukoreshwa cyane n'abantu bo muri
FDLR cyangwa se urugaga ruharanira demokarasi no kubohoza u Rwanda. Umucunguzi ni rubanda. Ese iyi rubanda ivugwa wadusobanurira ariyo? Ubundi rubanda urugaga ruvuga rubanda abantu bashobora kuba babyumva nabi cyangwa se b'abacurabwenge ba FPR bakabisobanurira abantu nabi. Ariko se rubanda nyarwanda ninde? Rubanda nyarwanda nkuko nabivuze ubushize ni njyewe nawe, ni njyewe na Diane, ni njyewe n'undi, ni njyewe na Mpayimana, ni njyewe na mwene data. Nabo bantu nyine bakandamijwe, nabo bantu batagira kivurira, niba abantu bamburwa imitungo yabo n'abanyarwanda muri rusange. Bandi bumva ko u Rwanda ari urwa buri munyarwanda, ko ubunyarwanda nta muntu ubusaba undi, ko buri wese abuhabwa na se abuvukana. Yemwe bumva ko n'inshuti y'u Rwanda igomba kuba yemerewe kuba ku butaka bw'u Rwanda, n'usabye ubwene gihugu ku buryo unyuze mu mategeko agomba kuba umunyarwanda kandi akaresha na buri wese. Rubanda si umuhutu, rubanda si umututsi, rubanda si umutwa, rubanda ni umunyarwanda. Wenda ntabwo urugero, ejo bundi Diane yashinze ni nkishira hamwe rya rubanda, nawe yaravuze ngo ni salvation ya rubanda, so itabaza. Yakoresheje ijambo rubanda. Nese Diane si umututsikazi, nese ubwo hari abandi ashaka kubohora batarimo abatutsi noneho. So rero rubanda ni umuntu usana n'abanyarwanda bose n'abaki. Uyu munsi ndimo natabaza Madamu Leah Karegeya, Mudamu wa Leti Karegeya arimo aratabaza. Turimo turatabaza kimwe. Uyu munsi abana be n'imfubyi nabo barashaka kugira igihugu. Uyu munsi bambuye pasiporo, nta batutsi ngenda umuhutu, twese turi rubanda, nta tandukaniro rya rubanda. None se uvugira ngo iyo leta ya FPR twica ugira ngo abandi iyo yishe umututsi ugira ngo waragaruka cyangwa kwica umuntu akagaruka. Oya, rubanda ni umuntu wese, suko wenda nuko ari urugaga rurikoresha. Ariko nta wewe ugiye kureba neza ntabwo ari ubonye uko Diane ntabwo ari bamubwiye ngo narikoreshe cyangwa se iki. So rubanda ni umuntu wese kandi n'iki byerekana ntabwo mu rugaga turubanura ngo uriya ngo runaka. Oya, rubanda ni umuntu wese, rubanda ni uwo ari we wese. Ko sinibaza ko twebwe nk'abantu ngo mu rugaga nta muntu ushobora gutekereza ko kiriya ni igihugu cy'abanyarwanda uko turi abahutu tw'abatutsi. N'umuntu ushobora gutekereza gukora iyo politiki kavuga ngo kibi bya FPR ngo tubereho kurinda abatutsi. Hiriya niyo mpamvu FPR giteye gutya, kubera kwizi kavuga ngo tuje kurinda abangaba. Ntabwo yaje kurinda rubanda, iravuga ngo twe tubereho abatutsi, ngo abahutu ngo batabica, ngo kwebwe tubereho ahangaha ngo abandi ngo batutsi uriko babesha abahutu, ngo abandi ngo abatutsi ngo bataza ngo bakabica. So ibyo ni ibintu ngo abakunda gukoresha terime ngo bihorera, ngo Kagame ngo atumye abantu batihorera, ngo nibyo bintu nyine byo bakoresha baca mu bice abantu kugira ngo babone uko baba. Ariko twebweho nko mu rugaga twahisemo kuvuga ko umucunguzi ni rubanda. Rubanda ninde? Ni njyewe nawe, ni twebwe tugomba kwicungura. Kuko hari ikintu, hari speech ya nyuma Martin Luther King yatanze igihe yari ku rusengero. Yaravuze ngo yayitanze ari nimugoroba, bari mu materaniro ya nimugoroba, araswa mu gitondo. Niryo jambo rya nyuma yavuze muri public abantu bose bumvise. Yaravuze ngo arangiza, yaravuze ngerageje kugerageza kwinekereza mu Kinyarwanda. Yaravuze ngo yabonye yafungutse amaso abona ku butaka abona igihugu cyasezeranijwe. Wenda yavugaga Amerika y'abantu bose, Amerika itarimo segregation, Amerika y'abantu bose. Aravuga ngo njyewe nshobora kutagera nayo namwe aho hantu yabonaga. Aravuga ati njyewe birashoboka ko nshobora kutagera nayo namwe. Aravuga ati but as a people we shall get there. So twebwe nk'abantu tuzagerayo, twebwe nka rubanda tuzagerayo. Niyo mpamvu twebwe nka rubanda tuvuge nge nawe turi rubanda, na byari turi rubanda, abaturage turi rubanda rukandamijwe, twese turi rubanda. Njyeweho nshobora gupfa,
burya umuhanuzi wese arapfa, umunyapolitiki arapfa, generali arapfa, umwana arapfa, umugore arapfa, ababyeyi barapfa, ariko twebwe nk'abantu, twebwe nka rubanda ntidushobora gupfa. Niyo mpamvu umucunguzi ari rubanda, twebwe nka rubanda. Niyo mpamvu ari kubona urugaga kuva rwabaho. FPR ntabwo iraruka kurasa, iraruka kwica abavandimwe bacu, iradukurikira mu mashyamba twahungiyemo ikatwica, ikicereye ku mwana no ku musaza ishaka kurandura. Ariko it is impossible because we are people. Twebwe turi rubanda, ntabwo turi umuntu. Burya ibi bya FPR ushobora kugenda ukavuga ukica Kagame cyangwa se akanahirima agapfa cyangwa se kanarwara, nubwo rusanze arwaye wenda akarwara ntarwara birabisaza, akarwara ibisanzwe, akarwara indwara imucisha ku buriri, FPR gahirima, kubera ko ni FPR nyine na agatsiko gusa. Ariko twebwe turi abantu, turi urugaga, turi rubanda se niki uyu munsi? Rubanda nkunda kubivuga, rubanda uyu munsi, ijambo rubanda ni ikintu kinini cyane abantu bakeneye kugira ngo bumve, bakeneye kugira ngo buri wese asobanukirwe, kuko rubanda ni ikintu udashobora gufata gutya, ntabwo ushobora kugifata. Rubanda ni twebwe, rubanda nuzavuka ejo, n'uwavutse rubanda nuzavuka mu myaka 10 na 20. Niyo mpamvu byo kubona ukabona umuntu nka Diane arahagurutse agarwa nka rubanda akavuga ati ngewe ndashaka umucyo kuri rubanda, ndashaka ubwenge bwa rubanda, ndahagurutse nka rubanda. So rubanda ni rubanda nyine, umucunguzi ni rubanda, umucunguzi ni nge nawe. Evariste ntabwo urugero mu gihe nka za 1998 2010 ntabwo uyu munsi twaturi gukora ikiganiro. Hari umunsi Inyasi ari wari nakunda kumva n'umusore mutoya avuga nka rubanda, ntabwo nge yarabizi kwigenza abandi mumvuga, nta nubwo nawe wari uzi kwigiye uzavuga cyangwa tuvugana gutya tubwira abavandimwe bacu. Rero ngewe uyu munsi bashobora kunyica, nawe ejo burya bashobora kukwica, ariko kubera ko ari rubanda hari abandi bazaza bakomeze ko ntibashobora kwica rubanda, ntibishoboka. So ni uko rubanda imeze, nta n'umuntu ushobora kurwanya rubanda ngo abishobore. Ushobora kubakerereza, ushobora kubazanamo ibibazo ukabatinza mu nzira, ushobora kubagirira nabi bakababara, ushobora gutuma bajya mu kiriyo, ariko nka rubanda tugomba kugira igihugu, kandi igihugu cyacu twese, kandi igihugu kitubera, igihugu kigendera ku mategeko, igihugu tuzagira amatora, tukagira komisiyo yigenga, igihugu tuzagira igisirikare cya leta kitari cy'umuntu, igihugu tuzagira gifite ubutabera, gifite inzego, ubutabera buri wese yitura, atavuga ngo umuntu adahagarara mu rugwiro ngo telefone ngo avuge ngo no nguriya ngo madame Ngabire ngo mugomba kumukatira imyaka 15 cyangwa se 20. No, ibyo ntizabaho. Ntabwo tuzagira icyo gihugu umuntu general azahaguruka akavuga ngo ubu ngubu tugiye gutangira kujya tubica, kwica abajura, ngo perezida azahaguruka ngo avuge ngo tuzabarasa ku manywa y'ihangu. Ntihagire umuntu uhaguruka ngo avuge ngo ibi ngibi bira against iteko nshinga, ibi ngibi banga mu iteko nshinga. No, tuzagira inkiko zigenga, twibwe nk'abantu, batwicemo, badutinze mu nzira, ariko amaherezo rubanda ni rubanda. Murakoze cyane kuri ibisobanuro mutanze. Umucunguzi koko ni rubanda. Ubwo abari barabajije iki kibazo ndumva badukurikira kuri radio Umucunguzi bamenye neza ko umucunguzi ari rubanda, kandi bamenye rubanda uwo ari we. Mu gihe tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero turagira ngo niba ufite ijambo rya nyuma mu minota 1 cyangwa 2 ubwira bumva radio Umucunguzi, ijambo ni ryabo. So murakoze. Icyo nabwira abavandimwe nta kindi n'iki, twebweho twatanze ubuzima bwacu, twabuhaye struggle, twabuhaye abavandimwe. Nimubona ibi byose bigenda bitubaho, ni ngombwa ngo bitubeho, kuko icyo twahagurutse, kuko dufite impamvu twahagurutse. Kandi mubonye tutagiye tudura na difficulties cyangwa se bikomeye mu nzira, mugomba kumenya ko nta kintu turi gukora. Buryo sinibaza ko umuntu ashobora kujya ku rugamba ari nk'umusirikare, akagenda ukabona urugamba ruhangana n'umwanzi, umwanzi wena nta kurasa mu gutakaze,
cyangwa se ntagira icyagukora ngo uvuge ngo hari igishyashya urimo kugeraho. So natwe nitugenda tugahura n'ibibazo tukagenda ukabona abantu nka ba Mushayidi barafunze, ba Ingabire barafunze, ukabona nka Kagame arihandagaje avuze ati amatora yararangiye, agahangaraka agafata iteko nshinga akaryidoderaho. Burya ni ibihe bitwereka ko kwibohora tugeze ahantu heza ho kwibohora. Ubundi ku bantu bareba batekereza bashoza, iki ni igihe cyiza cyo kwibohora. Nabwira abavandimwe tibashike intege, babandi bari bacitse intege bavuga ngo dore amatora arabaye, twaravuga ngo nibura ngo regime gishobora kuzakizwa n'amatora. Mwibuke ijambo Oliver Tambo yabwiye Mandela, aramubwira ati nubwo iri shyaka ryatsinze amatora it's alright, nibyo nta kibazo gihari. Ubu ngubu tumenye umwanzi wariwe n'urugamba dukwiye kurwana urwariko naho tugomba guhagarara. Igikuru nabwira abagenzi banjye kuri iki cyamunsi nababwirane mumenyeho mukwiye guhagarara. Igikenewe gikomeye cyane kuri mwe naho mukwiye guhagarara. Naho ibyo Kagame akora, ibyo adakora, ibyo azakora, tuzaguma turi responsible y'ibitubaho no kubyikuramo. Uko byagenda kose nta kizatuma tutaba responsible yo kwikura muri ibi ngibi turimo. Kandi ikindi nasaba abantu mugende musome, mugende mwige ku byababanjirije. Iki kibuga si icyacu twenyine, si umwihariko, abandi barigenze, natwe tuzigenga. Amuherezo uzagira igihugu nyacyo. Kandi mwa bacunguzi nyabo, mukunde abavandimwe banyu, nimwitwa amazina mabi nuko nyine muri kiba twita amazina mabi kuko turi mu gihe cyo kwitwa amazina mabi, ariko turi mu gihe cy'intambara. Mu gihe cy'intambara aragumya mvuga ngo ababyeyi bashingura abana babo. Ubundi kirazira ni ikizira gushyingura abana uko igihugu gipfusha abana nta hantu kiba cyerekera. Ariko ni ngombwa ngo ibintu bitugereho. Byageze kuri Mandela, byageze kuri Luther King, byageze kuri Kaburari, byageze kuri Lumumba, byageze kuri Basakara, byageze ahantu hose. Igisigaye mumenye aho guhagarara. Murakoze cyane kuri uyu mwanya mwahaye Radio Umucunguzi. Turabashimiye cyane namwe mwese mwari mukurikira Radio Umucunguzi muri aka kanya. Turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza gukurikira ibiganiro bya Radio Umucunguzi. Nkuko Pascal Manirakiza yabidusobanuriye muri iki kiganiro rero, umucunguzi ni rubanda. Rubanda ninde? Manirakiza yabisobanuye ku buryo buhagije. None banyarwandakazi, nshuti, bavandimwe, rubanda, muhaguruke mushire ingufu zanyu hamwe maze mubohoze igihugu cyanyu. Mureke kugendera mu bintu by'ubwoba cyangwa ibintu byose bituma umwanzi akomeza kubakandamiza. Muri urwo rwego rero ndagira ngo murangirize kuri iyi ndirimbo ya John Ndayisaba iraza kubabwira uko u Rwanda ruyobowe na Bihehe. Wambaye amapeti ukimwakwiga muri ndibucya abantu b'abagabo igiwacu bibaye iwandabaga naho abagabo batari ibigwari abona ari negereje umukiro iyo bokeye mpemuke ndamuke abona ari negereje ibikorwa bagaragiye umiriza ngo uyobore dore bubitse imitwe nk'intama kandi abashoreye nk'ushoreye imbagwa ukimugendera muri ndibucya abantu b'abagabo ukimwarara muri ndibucya ntabwo mucumbitse ukimwakura muri ndibucya wambaye amapeti ukimwakwiga muri ndibucya abantu b'abagabo navugusa umuti abakuru n'abato mwese munyweho ikubitiro muwusige ku maso utegereze neza hiyo mwerekeza undi nawe umusige ku maboko igobotora ingoyi baba bohesheje
wamenye muntu izuba ryaka kandi abahisi n'abagenzi mubayeho kuki mugendera muri ndibucya bantu b'abagabo kuki mwarara muri ndibucya ntabwo mucumbitse kuki mukorera muri ndibucya mwambaye amapeti kuki mwakwiga muri ndibucya bantu b'abagabo bene iwacu mufite ihahamuka ariko namwe mwabigize mw'uruhare yabanje kuza yihinduye intama abazi kureba bahunga rugikubita ubora abakanga namwe muti yego kanura murebe atabata mu manga fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama kuki mugendera muri ndibucya bantu b'abagabo kuki mwarara muri ndibucya ntabwo mucumbitse kuki mukorera muri ndibucya bambaye amapeti kuki mwakwiga muri ndibucya bantu b'abagabo fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama fata umuzigo mukubite hasi muhetse bihehe ntabwo ari intama n'ibihehe